spent years chasing rumors that the prince funded terrorists. twamaze imyaka myinshi dukurikirana kino gikomangoma twumva ko aricyo gitera inkunga ibyebe. By this woman. uyu mugabo twamutumye maneko bita Lynn Reed. The asset and member of the prince's personal retinue. uyu ni maneko wa CIA wagiye yigize nka Slay Queen. By hooker you mean someone who's out there risking. yakoresheje indaya. wowe wita indaya yashyize ubuzima bwe mu kangaratete. mu gihe twe twicaya. I just received word from her that hari ibyo yambwiye downloaded the prince's cell phone. ngo telefone y'igikomangoma yamaze kudownloading ibiyirimo. ejo azajya kunzanira. So immediately ako nakwitarika nkite wenda agasimu card kugira mbyumve cyangwa se wenda ka memory card yazanye amakuru yose muri telefone y'igikomangoma. to move funds to one of Abu Nazir's people here in the United States. turakeka ko igikomangoma aricyo giha amafaranga kiba cyaje mu rwego rwo kuzana amafaranga ngo kiyahereze abantu bakorana Abu Nazir ibyihebe kugira ngo iterabwoba ryabo rigerweho. So it should be a good place to start. ati ibyo uramukobwa downloadinze muri telefone biraza kuba ari intangiriro nziza. Prince is here for the purpose of transferring funds. uracyeka ko kiriya gikomangoma kiba cyaje muri Amerika mu rwego rwo kugira ngo gitembereze amafaranga kiyageze ku byihebe. Following on the heels of the prince's meeting with Abu Nazir in Cyprus. niko tubikeka. Comes to the United States every year about this time. iki gikomangoma kiza muri Amerika buri mwaka. On terrorism. tore Saul ari hano. Saul yavugiyemo ati igikomangoma kiza buri mwaka ariko ntabwo ariko kiba kizanye amafaranga yo guha abantu. Peter, my briefing. It was a question carrying out an active war. umva nakubazaga ibibazo yara nta kindi kibazo kirimo. It's his holy grail. No one doubts that. Well, half the reason I think Abu Nazir has something in the works now. gihe cyose cyo Abu Nazir arafitanye imikoranire na Brody kuko ngo bongeye kugaragarira rimwe. The same exact question I'd ask anyone else, or really I'm just giving you a hard time. Is that it? Yesu urakeka ibibazo mba nkubaza nibyo bibazo nakabajije